Kabuga Felicien wari ukurikiranyweho uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yapfiriye mu bitaro by'Irahe mu Buholandi igihugu yarafungiyemo by'agateganyo mu gihe yarategereje ikindi gihugu kimwakira. Aya makuru yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT uyu munsi. Ni narwo rwamufunze kuva yatangiye gukurikiranwaho uruhare muri Jenoside. Perezida wa IRMCT Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga, ashyiraho umucamanza Alphonse Ori kugira ngo ariyobore. Kabuga ni umwe muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, yamaze imyaka 26 yihisha ubutabera, aho yakingirwaga ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kabuga wahoze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020 akurikiranyweho icyaha cya Jenoside, umugambi wo gukora Jenoside no gushishikariza abantu gukora Jenoside. Uyu mugabo kandi yakurikiranyweho ibyaha byibasira inyokomuntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi no kurimbura abantu, byose byakozwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tariki ya 26 Ukwakira 2020, Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMCT Irahe kuko uru rwego ari rwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yari akurikiranyweho. Urubanza rwe rwatangiye tariki ya 29 Nzeri 2022. Muri Nzeri 2023, urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi. Nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza ba IRMCT banzuye ko aguma muri kasho ya Loni mu Buholandi mu gihe yategereje ko hari igihugu cyakwemera kumwakira. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kumwakira, ariko abanyamategeko be nabo mu muryango we barabyanga, batanga impamvu zirimo ko uburwayi bwe butamwemerera gukora urugendo rurerure mu ndege. Kabuga yifuzaga gutura muri kimwe mu bihugu bibiri by'Uburayi birimo Ubufaransa, ariko byaramwanze. Ubuholandi nabwo bwagaragaje ko budashaka ko afungurwa ngo abugumemo. Ubushinjacyaha bwa IRMCT bwagaragarije uru rwego ko Kabuga nta mahirwe afite yo kwakirwa n'ibihugu yifuza kubamo kubera ko ibyaha bya Jenoside yakurikiranyweho bimukura ku rutonde rw'abagomba kurindwa hashingiwe ku mahame yo kurengera impunzi n'amategeko y'i Burayi. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kuba Kabuga yari amaze imyaka myinshi yishe ubutabera, aba mu bihugu birimo kimwe mu byo yifuza gufungirwamo, aho umuryango we wamufashije kukigumamo binyuze mu guhindura imyirondoro, nabyo bimwambura amahirwe yo kwakirwa i Burayi. Igisubizo bwatangaga ni kimwe, ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda aho kugira ngo akomeze abe umutwaro kuri IRMCT, kuko igihugu cyagaragaje ko cyiteguye kubahiriza uburenganzira bwe. Felicien Kabuga yari muntu ki, cyane cyane munabihuza na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda akekwaho yashinjwaga kugiramo uruhare rukomeye kuba ku isonga mu bayiteguye? Felicien Kabuga ni umwe mu bari ibyegera bya Perezida Habyarimana, wabarizwaga mu cyo mwakunze kumva cyitwa akazu. Yabaye umucuruzi muri iki gihugu, agira n'amafaranga menshi, atari ukuvuga ko yarushaga abandi gukora, ahubwo bitewe n'uburyo ubuyobozi bw'icyo gihe bwamushyigikiraga. Agirana n'umubano wihariye na Perezida Habyarimana kuko bashyingiranye abana babiri. Ariko nyuma y'aho ngaho, cyane cyane mu 1990, ubwo ingabo zari za FPR Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse hakajyaho n'amashyaka menshi. Ishyaka rimwe rukumbi ryari ku butegetsi rya MRND rikavuga ko ngo rigiye kwivugurura. Nabwo Kabuga Felicien yagaragaye cyane muri politike, ashyigikira MRND ndetse n'ibikorwa bitandukanye byateguye Jenoside, harimo nko gushyigikira umutwe witwaraga gisirikare w'interahamwe wishe Abatutsi mu gihe cya Jenoside. Ariko na mbere y'aho ngaho nabwo tukaba tuzi ko mu bice bitandukanye by'igihugu, yaba mu bice byo mu Bigogwe, yaba Kibirira, yaba mu Bugesera, uwo mutwe washyigikiwe na Kabuga Felicien, ayifashishije amafaranga yari afite, ariko n'umurongo wa politike muri icyo gihe wabigizemo uruhare. Ikindi nanone ni uko radiyo izwi RTRM yakwirakwizaga urwango rwo kwanga Abatutsi no kubarimbura, niwe wari uyikuriye, kuko niwe wari ukuriye inama y'ubuyobozi yayo,
ndetse ni nawe yarafitemo imigabane myinshi. Ibyo byose rero bigaragaza icyo Kabuga yari cyo ugereranyije na jenoside yakorewe Abatutsi, yaba ari mu gihe cyo kwitegura ndetse no mu gihe cyo kwishyira mu bikorwa. Birumvikana Kabuga yari umuntu wegereye cyane ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Dr Philbert, umuntu yakwibaza ati byagenze bite kugira ngo Kabuga watawe muri yombi mu mwaka w'ibihumbi 2020 tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu binahurirana ndetse n'uyu munsi yapfuye, byatangajwe ko yapfuye, byagenze gute kugira ngo agere mu bihumbi 2020 atarafatwa, naho afatiwe bigatangazwa ko adashobora kuburana? Uko gukwepa ubutabera byagenze gute, byashobotse gute? Muri kimwe mu cyatumye Kabuga agenda acika ubutabera kugeza igihe afashwe agafatwa hakaza ibibazo wenda turibuze kugira umwanya wo kuvugaho, byatewe ahanini n'inzira ya mbere, n'inzira ya politiki. Nuko nko kuba yarabanye na Habyarimana bafitanye amasano ya politiki ndetse n'imibanire yabo hagati yabo, byatumaga n'inzego z'ubuyobozi mu bihugu bitandukanye byo ku isi bimukingira ikibaba, aho hanyuze hose bigashoboka ko bamuha inzira, impapuro z'inzira zo kugira ngo akomeze acike ubwo butabera. Ikindi nanone kizwi nuko n'abashakaga kugira ngo bamukurikirane baricwaga, kubera ko yifashishaga amafaranga afite akagenda atanga na ruswa hirya no hino, kugeza rero igihe yiswe ngo arafashwe mu mwaka w'2020. Afatwa byatangajwe yuko ngo adafite ubushobozi bwo kuburana, bwo kujya mu rubanza, afite ibibazo by'ubuzima. Ese nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, nta bandi bashobora kuba bari mu myaka nk'iye dushobora kuzumva nabo wenda batawe muri yombi ariko bigatangazwa ko nabo bari mu bihe by'ubuzima nk'ibya Kabuga? Iyo mpungenge rwose iriho cyane ko hari abari mu kigero cy'imyaka ye bashobora kugira gutya bagapfa nk'uko Bukebaruta byagenze, nk'uko hari abandi nanone tuzi ko bari mu kigero kimwe barimo gukurikiranwa, barimo na ba mwana we Kanziga Agatha wari umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal. Icyo rero nacyo ni imwe mu mpungenge nanone umuryango Ibuka ufite, kimwe n'abaharanira ubutabera muri rusange. Kugira ngo ubutabera butangwe, Dr Philbert, nkayibuka musanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo abo bantu nubwo bari mu myaka ikuze ariko ubutabera butangwe? Igikwiriye gukorwa cyane, nk'uko tuzi ko imwe mu mpamvu yanadindije n'ubutabera harimo impamvu y'imibanire y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa, cyane cyane kubera uruhare nyine icyo gihugu cyagize mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Aho umubano wongeye kugenda uzahuka, nibwo hatangiye kuba imanza. Urwa mbere ruba mu mwaka w'2014 rwa Pascal Simbikangwa. Icyo rero umuryango Ibuka wifuza nuko noneho ubwo ubutabera bwo mu bihugu bitandukanye by'i Burayi harimo Ubufaransa nibura batangiye guhumuka, nuko ukwiye gushyira imbaraga mu kwihutisha imanza zatangiye kugira ngo icyo kibazo cy'ubutabera cye kongera kuba imbogamizi. Kandi koko muranabizi ko hari n'ihame ryo mu butabera rivuga ko ubutabera butinze buba atakiri ubutabera. Uburo nta rundi rugero dufite rwo gutanga uretse urwa Kabuga upfuye mu rwego rw'amategeko akitwa ngo ni umwere, kubera ko ntigeze aburana. Dr Philbert, usibye kuba muyobora umuryango Ibuka ariko uri n'umunyamateka, abantu bari ku rwego nk'urwa Kabuga, abanyemari bakomeye, bagize uruhare rwatumye jenoside yakorewe Abatutsi igira ubukana nk'ubwo yagize. Ukurikije umwanya bari bariho, uruhare rwabo muri jenoside yakorewe Abatutsi ruri ku kihe kigero? niko navuga. Ubundi ubusanzwe ku bantu badafite indangagaciro usanga bavuga ko ngo ufite amafaranga aba afite byose.
muri iki gihugu rero indangagaciro yo kumva ko amafaranga ari yo kwifashisha atari kugira ngo umuntu abe igikoresho cyayo, ibyo niko byagenze, ku buryo nta kintu na kimwe kirebana na jenoside yakorewe Abatutsi wavuga mu Rwanda cyabayeho Kabuga atabigizemo uruhare, kubera uwo mubano wihariye yari afitanye na Habyarimana wanamufashije muri ubwo buryo bwo kugira ngo akire bitagendeye ku ndangagaciro, kandi nanone ayo mafaranga akifashishwa mu kugura intwaro, akifashishwa mu gutoza iyo mitwe yitwaraga gisirikare, n'ayo mafaranga agakomeza akanifashishwa kugira ngo anyure muri humye ubutabera. Dusoza, ni iki umuryango Ibuka usaba ibihugu bigicumbikiye abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi haba ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo? Mu gusoza nasoreza ku bintu bine. Icya mbere ni uko Kabuga arapfuye, ariko ibyaha yakoze byo ntabwo bipfuye, n'amateka ntabwo apfuye. Jenoside ni icyaha kidasaza. Ni icyaha kidasaza, kandi n'ayo mateka azakomeza anamushinje n'icyo ngicyo. Kuri icyo uvuze tusaba ubutabera, nuko nyine hari abakiri hanze y'ubutabera bataraburana, kandi ibyo ngibyo bikaba bikwiriye gukurikiranwa kandi mu maguru mashya. Ikindi cya gatatu nuko ari Kabuga, ari Bukibaruta nawe wapfuye mu myaka yashize. Ubu ngubu umuryango Ibuka, yaba ari mu Rwanda ari no mu mahanga ndetse n'indi miryango iharanira ubutabera, twatangiye uburyo bwo kugira ngo abo ngo bazaryozwe indishyi z'ibyo bangije, zabo bangirije, icyo mu Gifaransa bita responsabilité civile sociale cyangwa se social liability mu Cyongereza. Ibyo rero nabyo ntabwo ari ukuvuga ko biciriye aho ngaho, urugamba ruracyakomeza. Urugamba ruracyakomeza kugira ngo abataraburana bajye imbere y'amategeko, ariko n'abapfuye batamaze gucirwa imanza n'iyo responsabilité sociale nayo bayiryozwe. Dr. Philbert Ntabaciye mu ijambo, iyo muganiye n'ibyo bihugu se mubona icyo kintu bacyumva? Ibyo rwose barabyumva, aho ikirego cyagiye gitangwa birumvikana, ni amategeko, kandi ayo mategeko nibura aho kugeza ubu ngubu tubona ko ibihugu byagendaga bigura intege biseta ibirenge, ubu noneho muri iki gihe byo birumvikana cyane. Icyo nshaka gusorezaho cya kane, navuze ko mu by'ukuri Kabuga arapfuye n'abandi bazapfa, ariko urugamba rw'ubutabera no guharanira ko umuco wo kudahana ucika rwo ruracyakomeza. Hari ikintu umuntu ashobora kwibaza kuri Kabuga we ubwe. Kabuga yafashwe ku itariki nk'ingiyi mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2020, ariko hari ibibazo dukwiriye kwibaza. Ko yafatiwe mu Bufaransa, ese yahageze ryari? Ese yahageze ate? Yashyigikiwe nande? Yarahamaze imyaka ingana iki? Icyo tuzi ni uko yagenderaga ku mpapuro z'inzira za pasiporo na viza byatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha. Izo nzego rero atari bya bindi by'ibikorana abantu bahiga, atari ibikorana. Izo nzego rero zamuhaye ibyo byangombwa byo kugira ngo agende acika ubutabera imyaka n'imyaka, kugera igihe afatwa, hakaza noneho kuvuga ko ashobora guhagarara imbere y'ubutabera. Abo ngabo bose bakwiriye kubiryozwa, kuko bananije ubutabera, kandi ibyo bihugu byasinye amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira icyaha cya jenoside.